kwirwanaho bitangira hariya byari bifite akajagari cyane turabizi twarabikurikiranye bigitangira ariko aho byageze ahangaha byagize umurongo ukomeye haje abasirikare bakamiritse ibintu by'intambara abakoloneli makanika abakoloneli sematama n'abakoloneli mitabo nabo baragiye abo bose ndabizi bafite inararibonye mu bijyanye no kwirwanaho. Inshuti bavandimwe mukurikirana Icyizere TV isaha ku yindi turabasuhuje aho muherereye hose tubahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bitewe n'imigabane itandukanye tugiye turiho. Nkuko mumaze kubimenyera rero tuba twabazaniye umutumirwa tuganira ibintu bitandukanye. Nkuko mubizi akenshi dukunda kwinjira mu buzima bw'abapfakazi ariko uyu munsi ntago ari umupfakazi twazanye, ntago ari umutumirwa w'umupfakazi, twazanye umutumirwa ufite andi magambo meza cyangwa ni mateka meza y'intwari zacu y'ubwoko bwacu. Reka tumuhe ikaze turakwiyegereje. Urakoze cyane, naje nishimiye kuba muri studio zanyu. Murakoze cyane. Mbere y'uko dutangira reka tubanze tugusabe wibwira abadukurikiye. Amazina yanjye yose nitwa Munezero Willy cyangwa Munezero byinshi Willy, abo munyabyinshi wo mu nzu y'abakombe. Data ntakihaba yarashaje bamwitaga Ngiriyoni Kajisho, bari dutuye irundi mu Minembwe aho mwishwa abanyakarama sogokuru yabaga muri Bogobogo. Ngira ngo ibyo birahagije. Nkaba ndi n'umukwa batimbwa niwo nshatse. Urakoze cyane, ibyo birahagije ku bantu baza abantu nyine barahita bakumenya cyane. Hanyuma tuguhaye ikaze. Murakoze. Yego. Mbere y'uko dutangira uri umwe mu banyamateka ndetse n'amategeko tuzi ndetse ubikora nk'umwuga, niyo mpamvu twifuje kukuganiriza. Murakoze. Yego. Hagati aho abadukurikiye muri ihangana hari akabazo kabaye muri studio zacu, microphone zose ntago zakunze ariko iyi ngira ngo irahagije, icyangombwa nuko tubaha umusaruro w'ibyo twabageneye. Hanyuma metre nagira ngo tuganirire ku mateka, ngiye ndi mutoya mu by'ukuri ntayo nzi cyane ariko nifuje ko wayadusangiza kuri iyi televiziyo yacu. Nagira ngo tuganireho gatoya nko ku mateka yaranze intwari zacu. Murakoze. Murakoze cyane. Uko nivuze nitwa Munezero Willy kuko nabivuze ndi metre nize ibintu by'amategeko ndetse ndakora na pratique yayo, ariko ibintu by'amateka ntabwo nabyize kuri kaminuza cyangwa ahandi hari hose, ariko nari ifite iyo passion cyangwa se urwo rukundo rwayo, nakomeje kuyashakisha cyane cyane amateka y'abanyamurenge mu nzego zitandukanye ariko cyane cyane ay'intwari kuko wari uvuze. Mu by'ukuri abanyamurenge bafite amateka maremare y'ubutwari, ariko nyine bayatewe n'ahantu bisanze. Burya nta muntu wigeze agena ngo azisange ari umuturage w'iki gihugu cyangwa azisange akomoka muri iyi ntara. Umuntu wese byamugoye nk'impanuka, Imana nigenera abantu aho bavukira n'aho basanga ari iwabo bakitirirwa aho hantu. Abanyamurenge niko byabagendekeye nabo, ariko ntibyabahira bisanga ahantu hasa n'ahagoye, biba ngombwa ko birwanaho igihe cyose bahabaye. Ubanza aricyo cyatumye biyubakamo ibintu by'ubutwari cyane kubera ko bahanganye n'ibibazo kuva kera. Rero amateka y'ubutwari bwabo ni maremare. Iyo twaganiraga na basogokuru cyangwa se tukaganira na ba data n'abandi bantu bakuru, bavuga intambara nyinshi abanyamurenge barwanye, nubwo batagiza amahirwe ngo zandikwe ariko ni nyinshi. Intambara zizwi zabaye mu karere abanyamurenge bahereyemo
burasirazuba bwa Kongo, muri za Kivu hari intambara baza bita intambara y'abateriteri, n'abatetela. Iyo ntambara rero abanyamurenge barayirwanye nabo nubwo bari bataraba benshi, ariko yabaye mu gace bari barimo, agace bakunda kwita mu bihugu by'imuhira, mbese muri Moye Plateau, hariya hejuru y'ikibaya cya Rusizi ndetse na Tanganyika, aho bita mu Gituza. Izo ntambara ntabwo aribo zaje zigana, ariko byabaga ngombwa nabo ko bazisangamo. Izo barazirwanye, ndetse mbere yabo barwanye n'iyindi baza bita ngo ya Rumariza, igihe cy'ubucuruzi cyangwa igihe cy'ubucakara, igihe abarabu bazaga gutwara abantu baja kubagurisha ku bazungu bazaje i Buraya na Amerika gukora mu nganda. Mwarabyize muri histoire ibintu baza bita commerce triangulaire, mbese ya esclavagisme, igihe bazaga kugura abantu nyine baja kuba curuzi yo hanze. Izo zose bazigizemo uruhare runini, ariko zikaza zigatambuka, n'abantu zahitanye ntabwo ari benshi cyane. Byarakomeje rero, abanyamurenge kubera ko bari ahantu hahabanye n'umurimo wabo w'ubworozi, bitewe nuko ari ahantu h'imanga cyane, abahazi barahazi, n'ahantu habimanga cyane muri iriya misozi, mbese ni hagati y'iriya misozi iri ruguru y'Ubuvira na ruguru ya Plaine, uzaza mu kurenga muri ho Plateau. Mbese ari ahantu h'imanga kandi ari abantu b'aborozi, bikabagora kororera, hari inka zigatemba cyane. Biba ngombwa ko bamena ikibira bazamuka kugira ngo baje gushaka ahantu bazaragira inka zabo neza. Bamaze kumena ikibira, ryari ishyamba rikirimo inyamaswa nyinshi, ibishokoma n'intare n'izindi nyamaswa z'inkazi. Birumvikana ko bahanganye nazo kugira ngo babashe kuzirukana muri ako gace, kabashe kuba inzuri zabo. Niko byagenze. Ndetse inyuma y'ibyo ngibyo hari n'abatwa bari bahari. Murabizi ko abatwa nibo basangwa butaka ahantu henshi muri Afurika, n'ahariya rero hari abatwa bari batunzwe no guhiga izo nyamaswa, batunzwe n'imbuto. Abanyamurenge rero ko bashakaga icyo gihugu, byabaye ngombwa ko bahangana n'izo nyamaswa, kandi guhangana n'inyamaswa uzirukana ubukoze mu jisho abatwa, kuko nicyo cyari kibatunze. Byabaye ngombwa rero ko bahangana n'intambara z'abatwa nazo muri kiriya cyose, yaba Indondo y'Ubuvira, yaba akarere ka Kamombo. Bagiye bakomeza baprogressa kuzageza bageze na za Minembwe na Mibunda, ariko aho hose mbere yuko bahaba bakahororera baharwanya izo ntambara tuvuze. Ngira ngo ndakomeza, ariko amateka ni maremare, turagenda tuyaca hejuru kuko kubera ubwinshi bwayo kandi n'igihe yatwaye, ntabwo twadetaya ngo tuzabikore mu kiganiro kimwe. Turagerageza kunyura hejuru nkuko turimo tubikora. Nyuma yabwo rero haje kuza intambara noneho z'amasasu, zatangiye kugwamo abantu benshi, intambara bakunze kwita intambara ya Murere. Ariko mbere yabwo naho habaye indi ntambara, sinzi niba twahita intambara, bahangana n'abazungu, igihe abazungu babirukanaga mu Minembwe, abazungu bashaka kuhagira ferme cyangwa se urupango, bashaka kuhororera inka. Uzamubyumva ko Minembwe na Mibunda hari ferme z'abazungu, umuzungu bita Riga niwe uvugwa cyane. Bahirukanye abanyamurenge, ariko babanza guhangana nabyo, ariko nyine birangira batsinzwe, kuko abahangana n'umuzungu, kiriya gihe umuzungu niwe wari nyirisi. Bari bakolonije Afurika, yarabaye nk'iyabo. Nubwo barenganaga, ariko ntibabashaga guhangana n'umuzungu, kujya bavuze ngo ntawoja impaka n'umuhamba. Nyuma yabwo rero nibwo haje kuza zino ntambara twari tuvuze. Intambara zatangiye gupfamo abantu benshi, intambara twavuze bakunda kwita intambara ya Murere. Yatangiye ari intambara
n'umutwe w'inyeshyamba wari wavutse nk'uko bisanzwe urwanya ubutegetsi bitewe n'ibintu bibi wabonanaga. Mbese iyo ntambara yahereye kure cyane n'aho abanyamurenge batuye, ariko iza kuza iwabo. Nanone ubwo ari amateka reka wumve nk'udetaye bukeya kugira ngo uzumva kino kiganiro azasobanukirwe. Twese turabizi ko Kongo yabonye ubwigenge mu mwaka wa 1960 ibuhawe n'Ababiligi, nibo bari barayikolonije. Nyuma y'ubwigenge, nyuma y'igihe gito cyane hahise hatangira imvururu. Uwari yabaye perezida icyo gihe ni umugabo bita Joseph Kasavubu ukomoka muri Bakongo. Minisitiri w'intebe yari Patrice Emery Lumumba nawe ukomoka mu ntara yahoze ari Bandundu. Noneho bahise haba kutumvikana hagati ya perezida na premier ministre, ariko cyane cyane byatewe nuko perezida yari umuntu umeze nk'igikoresho cy'abazungu wabumviraga icyo bavuze cyose. Lumumba we yashakaga ko ngo ibona ubwigenge nyabwo butari ubwizina gusa. Lumumba rero bakimara gutanga independence, kubera ko Lumumba yavuze ijambo ribabaza abakoloni cyane umunsi w'ubwigenge, yabaye nk'ubihimuraho asubira mu mabi bari barakoreye abakongomani, bibabaza Ababiligi cyane, bahita bamwijundika mugani w'Abanyarwanda, baramurakarira. Bapanga uburyo bamwica cyangwa bamwikiza, kuko Kongo bari bakikeneye nubwo bari batanze ubwigenge, ariko bari bakikeneyemo ibintu byinshi cyane birimo umutungo wayo n'ibindi. Babonaga rero ubutegetsi Lumumba abereye umwe mu bayobozi bari imbere, babonaga bizabagora ku exploiter Kongo, ituma batangira kumupangira uburyo bamukuraho. Ntibyatinze, Kongo nubwo yari yiswe ko yabonye ubwigenge, ariko abazungu bakomeje kudurumbanya, bagumura abasirikare, batezamo ibibazo, bituma Lumumba yivumbura, ashaka guca umubano w'igihugu cya Kongo n'Ububiligi bwari bwaragikolonije. Ashaka kuja mu bakomuniste, Abashinwa n'Abarusiya. Bibaza abazungu cyane, Abanyaburaya na Amerika, uko nibo banzi babo bakomeye. Uzanye abakomuniste bukoze mu jisho ry'abakapitaliste, murabizi abakapitaliste n'uburengerazuba, Amerika mbese n'Uburaya. Lumumba rero bahita bamupangira cyane, bakoresheje mu butu wari umugaba mukuru w'ingabo icyo gihe. Lumumba arafata arafungwa, n'amakuru maremare baje kumwica nyuma gato cyane y'ubwigenge, hatarashira n'amezi 8, ko bamwishe mu kwa mbere 1961, bamwiciye i Lubumbashi mu mujyi aho bitaga icyo gihe bahitaga Elizabethville. Rero Lumumba amaze gupfa yarakomeye muri guverinoma, birumvikana yari premier ministre, kandi ishyaka ry'iwe MNC ryari rifite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Habaye ibibazo bikomeye cyane bya politiki icyo gihe mu gihugu. Abayoboke ba Lumumba birababaza cyane, batangira kwigumura, byakomeza kuba utaza cyane kugeza ubwo inteko ishinga amategeko bayisheshe, ndetse babakura no mu myanya. Haba imyivumbagatanyo, noneho kugeza ubwo mu 1963 abayoboke ba Lumumba n'aba Antoine Kizenga wari vice wiwe, wari vice premier ministre icyo gihe, bahise bakora inama zivuga ngo barebe uburyo bishira hamwe bakarwanya ubutegetsi. Bahise bashinga muvuma bise ngo ni CNL, mbese ni Conseil National de Liberation. Bashaka Kongo kuyilibera, mbese bakura ubutegetsi bwa Kasavubu, ariko ntibumvikanye. Bamwe bashakaga ko barwanya leta bakoresheje intwaro uko bisanzwe, abandi bashakaga ko barwana intambara politike gusa itarimo kumena amaraso. Baje gucikamo, noneho abangaba barwana bakoresheje intwaro nibo bagize imbaraga, bahita batangiza
uyu mutwe tuvuze mu 1963. Icyo gihe Pierre Murere yaravuye kwiga ibijyanye n'ibya gisirikare mu Bushinwa. Icyo gihe yahise ahita atangira aho bita za Kwiru, atangira kugumura abasore, atangira kugaba ibitero bene ibyoroheje ku nzego z'umutekano bakoresha intwaro za gakondo n'intwaro ntoya bagiye babona. Uko biba biratangiye muvuma ibiravutse, barabarwanya hariya muvuma yahise ikwira ahantu henshi. Abari bayiri imbere bahise bigabura, bamwe berekeza za province orientale za Kisangani, abandi baza muri Est mbese hafi ya za Kivu. Nibo bajemo ba Laurent Désiré Kabila n'undi mugabo bitaga Gaston Sumiyalo n'abandi. Bahise baza rero nihuse, baje Bujumbura kuko Bujumbura hari ambassade y'Abashinwa, kandi Ubushinwa nibwo bwabafashaga. Baje babanza kunyura muri ambassade kugira ngo bamenyeshe abayobozi ba ambassade ko bagiye gutangira ishami rya CNL muri Est. Bageze rero Bujumbura basanga abandi bantu bamenese, bese parti ya Rumumbari yarahunze, barimo Antoine Marandura n'umufurero yarakuriye jeunesse ya menese mbere yuko Rumumba yicwa, ndetse nababidarira bari bavuye kwiga ibintu bijanye n'ize gisirikare. Bidarira n'umufurero bababwiye igitekerezo cyo gutangira uriya mutwe mu burasirazuba hariya, bahita bashakiza yombi nuko ndetse aho bahise Bidarira ngo bamuzamura mu promoting amugira umukoloneli. Uriya nawe Antoine Marandura bahitagira ushinzwe ukuriye mbese umutwe wa CNL hariya mu gace kiwabo. Bahise bambuka rero baja muri territoire ya Uvira, baja gusansibiza abafurero, batangira kubinjiza muri uwo mutwe. Biga ibya gisirikare bahita bibatiza izina rya Simba Mulele. Baratangiye kwibasira inzego za leta, bahangana na leta bahereye muri territoire ya Uvira, ariko bakomeza kugenda bakwira no muri territoire ya Fizi. Nuko ababembe n'abafurero bakiriye umutwe wa Murere. Nyuma y'igihe gitoya uriya mutwe watangiye rero wibasira abantu bitaga ngo ni ba elite, abantu bari bashigikiye ubutegetsi. No kuvuga ngo umuntu wari umukire cyangwa akaba yari afite abagore babiri, cyangwa akaba yari yarize, umuntu wese babonaga wari ubayeho neza, uwo wese yari cible, mbese yari umwe mu bari bibasiye. Ubwo bahise bibasira abantu, bica ba shefu, bishe chef de secteur, icyo gihe babitaga ba ndumva ni ba chef de collectivité, wo kwa Mbogo, uwibara Karahunga, ahongeza ibogo bagabanyamurenge baramuhisha, baramuherekeza aje Bukavu. Bahise banagenda bishe na chef de collectivité wa collectivité Lulenge za Kirembwe, n'abandi. Ubwo turimo turavuga abamenyekanye cyane, ariko umuntu wese wari ugaragara ko ari muri kategori y'abantu twakwita ko ari abatunzi cyangwa ari abakiri atari abatindi, abo bose bagize ibibazo. Guhera kubize nabo ngabo mvuze bose bagize ibibazo, utarahunze baramwishe. Ubu byahise biva aho ngaho birazamuka baja mu Banyamurenge ngo bagereyo. Hari n'inka z'abazunguga umuzungu yari yasize ngo niriga, baziraramo barazirya, ndetse bashaka kwibasira Abanyamurenge. Ariko Abanyamurenge bamenye ubwenge, baje kwishikana bavuga ko nabo bayobotse uwo mutwe. Barababwira ngo nabo nibazana abasore babo nabo babe abajenesi cyangwa se ba Murere. Nico cyafashije Abanyamurenge ntibishwa vuba, ariko nyuma y'igihe gito baje kubahinduka, batangira kurya inka zabo, ndetse batangira kwica n'abantu. Barabica. Abanyamurenge bahise baja muri leta, bose bava muri uyu mutwe, bahungira muri leta, bagiye gutaka, bamwe bagiye Buvira, abandi bagiye Ibaraka. Leta yaje kohereza abasirikare, barazamuka Minembwe, barasa Murere, irahunga. Abantu bose, Abanyamurenge bose bamanurwa mu Mishasha, Ibaraka, abandi baja za Uvira, abandi baja za Plaine. Ariko ico gihe bari bamaze gukorogana cyane na Murere, bamaze kugerayo muri zo aho bashizwe mu nkambi za Baraka na za Plaine ni Buvira. Nibwo hahise havuka amatsinda y'abagiriye,
abavolontere b'abanyamurenge bigishijwe imbunde hanyuma bahitamo gufatanya n'abasirikare kurwanya uyu mutwe wa Murere. Ubwo ni batangiye kugaragara ubutwari cyane bw'abanyamurenge kuko nubwo bwari buhasanzwe bwari ubw'intambara zisanzwe bene izi ngizi zitagwamo n'abantu benshi, aricyo gihe bemeye kwitanga, abasore bafata imbunde bararwana barapfa, ariko barazista kugeza Murere bayirukanye. Nibo bafashije rero, nibo bagize uruhare runini cyane kugira ngo Murere bashe gutsindwa burundu, nubwo batari bonyine bari bashikiwe na leta kandi nari yabahaye izo mbunda ndetse n'amasasu bakoreshaga. Ni amateka maremare. Icyo gihe batsinze Murere iratsindwa iva mu ishamba, abayobozi bayo barahunga birarangira, mbese yatsinzwe nko mu 1968. Icyo ni igice cya mbere. Sinzi nimba nahita nkomeza cyangwa mbanze nguheze ari byo ushobora kubaza wenda muri ibyo. Yego, reka ngire icyo nkubaza kubera ko urumva ko ayo mateka ni menshi kandi ni meza, kuyakora mu kiganiro kimwe ndabona bitakoroha, kandi nanjye ntabwo nareka kugira icyo mbaza. Ese njyewe ninjira nko mu bwoko bw'abanyamurenge, ubwicanyi butangira ku banyamurenge bwatangiye ryari? Urakoze cyane. Ubwicanyi bwatangiye icyo gihe nyine muri iyo ntambara twise ya Murere, nibwo batangiye kwica abanyamurenge, kandi hishwa abasivile batari ku rugamba. Kwica uwo muhanganye byo ni ibintu biba bisa n'ibyumvikana, kuko nawe abakugenza ngo akwice. Iyo umutanze ukamwica rero biba byumvikana babishe aduyi wawe, ariko aho ngaho impamvu tubyita ubwicanyi nuko abajenesi cyangwa se ba Murere bibasiye abanyamurenge, bica abaturage benshi cyane aho bita kuri Kirumba. Abantu ariganje abasama, nubwo harimo n'abandi, bisha abagabo benshi ndetse n'abasore. Ndetse ntibyagarukiye aho, baje kwica n'abandi ku Gatongo, babahiga babirahira, nubwo harimo n'abandi, ariko nibo bishwe benshi nabo. Abo mvuze nabiciwe hamwe, ariko n'abandi bagiye bicwa hirya no hino muri ho plateau abanyamurenge bari bagiye batura. Hari abiciwe ku Ndondo, hari abiciwe Minembwe n'ahandi. Mbese nsubije ikibazo cyawe, ubwicanyi nyirizina bukorerwa abanyamurenge bwatangiye mu 1996, nibwo abo ngabo mvuze bishwe. Urakoze cyane. Akandi kabazo nshobora kwinjirizamo aho ngaho, ese ku bwa Mobutu abanyamurenge barishwe, ku bwa Kabila Muzehe turicwa, ku bwa Kabila Joseph turicwa, ku bwa Gisegeti turi kwicwa. Ese biriya bintu ubona biva kuki, cyangwa amaherezo yabyo mubona ari ayahe? Urakoze. Iki kibazo ni kinini kandi gikwiye kuvamo ibibazo nka 2 cyangwa 3. Reka wenda ngufashe kukidevelopa bukeya. Nari maze kuvuga ari amateka ngarukira ku ntambara ya mbere yiswe ya Murere. Hari ku bwa Mobutu yari yafashe ubutegetsi, nubwo abanyamurenge bishwe icyo gihe, ntabwo abantu babishinja Mobutu, kuko ahubwo Mobutu yari kumwe n'abanyamurenge bishwe n'abajenesi kiriya gihituru ya mbere. Ariko ubwicanyi bwaje kuba ku butegetsi bwa Mobutu bwabaye 1996. 1996 murabizi leta ya Mobutu ntiyabaniye, navuga ko itabaniye abanyamurenge neza 100%, nubwo icyo gihe babanye yabifashishije bakabasha kwifasha kunesha Murere. Ariko nyuma kubera aba extremiste bo mu moko y'ababembe n'abapfurero banga abanyamurenge cyane, bakomeje kugenda babarwanya mu buryo bwa politike ndetse n'ubwo buryo tuvuze. Ubwo bwicanyi bishwe n'ababembe n'abapfurero, nubwo bari muri Murere ariko nayo moko. N'ubundi nyuma yo gutsindwa kwa Murere bagerageje kurwana intambara ya politike yo gushaka guhindura abanyamurenge abashitsi,
barabigerageza biranga birabananira ariko ntibaheba barakomeza kugeza ubutegetsi bwa Mobutu buja kuvaho za 1995 cyo gihe abitwa Banzuri n'imbembe na ba Mwene Malungu bakoze ibishoboka byose bakoresheje abandi banyapolitiki b'aba extremiste basohora itegeko rihindura abanyamurenge abashitsi ndetse iyo tegeko ryavuga ko bagomba no kwamburwa ibyabo bakoherezwa mu Rwanda. Icyo gihe habaye ibibazo bikomeye cyane ndetse bari babahaye iminsi ngira ngo muza mubyumva uriya vice gouverneur Rwabanji w'umushi ubungo ngira ngo sinibuka nimba ari muri gouvernement provincial ariko yari mu minsi yashize no wari ministre wa interieur ni wari vice gouverneur icyo gihe yahaye abanyamurenge iminsi 6 ngo babe bavuye kutaka bwa Kongo ariko Imana iza kugoboka ikoresheje ingabo za Fidel nicyo gihe zambutse zari zivuye mu Rwanda zirimo abasore b'abanyamurenge baritanga baburizamo icyo kintu ariko kubera ko umugambi wari umaze igihe waracuzwe bafasha abantu bazayibogobogo mu mihanda itandukanye bamanura za Baraka bisha abantu benshi abantu barenga 200 arabandi babaginganje nabo barabahindutse barabica baratawanyika ariko harokoka bene bicitse ku icumu ariko bisha abantu nabo batari munsi ya 60 bagiye bica nabandi za plane ariko bake ariko ahishwe abantu benshi ni Baraka mbese abanyabibogobogo bohishwa abantu abo navuze 200 nk'abiciwe Baraka gusa kandi bararenga 200 ubariyemo nabiciwe mu Rweba kwa Mbogo abatawe muri Tanganyika n'abantu benshi barenga muri za 400 hari n'abakobwa bajanye minyago n'abahungu ndetse barenga 140 n'imisago urumva n'abantu benshi nyuma yabwo ubwo nibwo bwicanyi tuvuga abanyamurenge bakorewe igihe cya Mobutu. Nyuma yabwo rero nihuse 98 Laurent Desire Kabila yaje gukorogana n'abari baramufashije gufata ubutegetsi arabirukana amaze kubirukana abanyapolitiki bamwe ba Kongo bamwigumuraho barema umutwe wa RCD batangira kurwanya ubutegetsi. Leta ya Kabila itayibasira abanyamurenge irabica nubwo mvuze ngo abanyamurenge ariko nabandi batutsi bo muri Nord Kivu cyane irabica cyane kugeza ubu ngubu umubare wabo ntuzwi ariko bo ni mu bihumbi n'abantu barenga ibihumbi bingahe biciwe henshi mu ntara zose haraho bagiye bicigwa cyane bitewe nuko hari benshi ariko hishwe benshi cyane hafi mu gihugu hose. Aho ni ku butegetsi bwa Kabila mbese fils Kabila pere. Nyuma yabwo rero no ku bwa Kabila abanyamurenge bakomeze kwicwa habe n'ubwicanyi barimo bakorewe bwatangiye ku butegetsi bwa Kabila nubwo byakomeje no ku butegetsi bwa Gisekedi. Mbese aho nari nkoze nk'amateka y'ubukeya kugira ngo byumvikane ariko sinibagiye ikibazo babajije utese ibi byose biterwa n'iki ko bishwe ku bwa Mobutu bakicwa ku bwa ba Kabila bombi bakicwa no ku bwa Gisekedi ngo byaba biterwa n'iki. Mu by'ukuri biragoye kumenya impamvu nyamukuru ituma umuntu yibasira undi umuturanyi wiwe ukamutsembana n'ibyiwe byose ko ni ibintu bidasanzwe nta handi henshi byabaye ariko impamvu ya mbere ni shitani mugano w'abakristo ariko nyine shitani izigira ibyo yitwaza. Njewe mbona ari shitani yinjiye mu baturanyi bacu batwishiramo nabi gusa bahereye nko kwishari banyamurenge babanye nari y'amoko basa barusha kubaho neza kuko iterambere ritaraza abantu ngo bacuruze bubaka amazu bagura amamodoka bagira amamagaze n'ibindi bintu by'iterambere abantu bakira abahinzi n'aborozi gusa n'abahiga abanyamurenge bari babayeho neza cyane ugereranyije nari y'amoko ko bari bafite amasho y'inka mu gihe bariya nta kindi kintu umuhinzi yari afite usibye umurima wiwe n'isuka yiwe n'imyaka yiwe. Abanyamurenge rero
basaga nkaho ari classe bafite ubuzima busa n'ubwisumbuye kuri bagenzi babo ko ari amoko yarabakoreraga cyane n'uwashakaga kugira itungo nawe hari igihe runaka yabakoreraga bakaba bamuha nimba ari kimasa cyangwa inyana nawe agatangira korora. Ikindi kandi yabonaga abanyamurenge habe no kubwiza bwisura nabyo ntitubitsinda ari amoko akenshi yashakaga ngo ashingirane n'abanyamurenge kandi mu muco wabo bidakunze gukunda ko bashingirana n'abandi kandi gushingirana no ubushake ngira ngo ntibikwiye kuba itegeko hashingirana abakundanye cyangwa bashimanye. Iyo uganiriye na bamwe muri bo by'ukuri wumva badushinja utuntu tudafatika ngako ngo twaze kwivanga nabo ngo bashaka abakobwa bacu ngo natwe dushaka babo ibintu bene ibyo mbese ngo ntitwabinjiyemo ngo twinjiranemo nicyo kintu urebye nicyo bazabadushinja ariko nacyo ticumvikana. Ibyo ni ubushake bw'abantu abantu nibo bahitamo uko babaho mu by'ukuri nta mpamvu ifatika ni uko twabivuze babica bwa mbere bahereye kuri icyo ngicyo ngo bari muri ba elite mbese niyo yari amahame y'iyo muvuma yabo kwikiza umuntu wese babona ngo uri muri iyo classe ariko cyane byose bishingiye kuri iryo shari navuze. Ikindi kandi bagiye babona abanyamurenge tibagiye mu iterambere mbere habe n'amashuri bayaganye nyuma bitewe na activité yabo yo kuragira abungeri b'inka murabizi bakunda kuja ahantu habaga hari ubwatsi bw'inka bigatuma baba abantu bicara bimuka bigatuma rero ibikorwa by'iterambere batabijamo vuba. Rero ari amoko kubera ko yatanze abanyamurenge iterambere baje kurijamo nabo batera imbere cyane none ishari rikomeza kuzamuka rishingiye no kuri bya bindi twavuze. Ngewe mbona ariho urugwango ruva kuko mu by'ukuri ntibyumvikana ari amoko ni menshi kandi afite abantu benshi kurusha abanyamurenge. Abanyamurenge n'ubwoko bumwe kandi buri minoritaire budafite ikintu butwaye ari amoko ariko nanone ari amoko akabura amahoro gusa kuba ngo ari kumwe n'abanyamurenge kandi ntacyo babatwaye. Yewe numva magambo magufi ni shitani yateye ari amoko kutwanga cyangwa kwanga abanyamurenge gusa no kumva ko bagomba gukurwa hariya ngo bakoherezwa iwabo i Rwanda kandi si iwabo nta udafite aho yavuye ari amoko nayo yavuye ahandi kuko twabivuze dutangira abasanga butaka bahariya ni ba pigme cyangwa sabatwa ari amoko nayo yakoze migration kimwe n'abanyamurenge ndetse na amoko menshi muri Afrika turabizi ko yagiye ava hirya no hino ariko akomeza nyine kubwira abanyamurenge ko aribo bashitsi ngo bavuye mu Rwanda bagomba gusubirayo kandi ari amoko nayo yaravuye ahantu henshi kandi bizwi ndetse bamwe muri bo bagiye banaza nyuma y'abanyamurenge urebye babuze impamvu ifatika bashobora gushingiraho bashinja abanyamurenge amakosa niyo mpamvu bagenda baremarema ibintu bidafatika. Muri make sinzi n'ibigisubizo nguhaye kikunyuze ariko magambo magufi ni ishyari n'urwango batewe na shitani rudafite impamvu n'imwe rushingiyeho. Murakoze cyane metre. Hanyuma wenda turimo tugana ku musozo reka ngire akandi kabazo gatoya nakwibariza intwari dufite intwari zacu kuko umuntu wese waguye ku rugamba buriya tumufata nk'intwari kandi koko nibyo ariko noneho dufite intwari z'abasirikare zitangiye igihugu tuzi zasize imiryango zasize abagore zasize abana kuri none bakura bakumva amateka yabase. Ese no kubera iki abanyamurenge batakoze umunsi wo kuvuga ngo wenda bajye bafasha abo bantu kwibuka izo ntwari wenda bumve ko bana bahaye n'agaciro ku rugero rwiza? Urakoze. Ntabwo mpagarariye abanyamurenge ngiye gusubiza nko ku giti cyanjye ko mbyumva ntabwo ndi umuntu uyoboye abanyamurenge ngo ndamenye impamvu neza nyirizina ndavuga uko mbitekereza. Ntekereza ko abanyamurenge bameze kera nkiri muto nazaga numva igisakuzanwa kivuga ngo
ngo ngira umwana wanje uzawirirwa aterwa n'imbara amacumu ukira baje kucica bakavuga ngo umutemeri kujya umutemeri bazabawohesha icumu uruhindo bagasubira bakavuga ngo ngira umwana wanje hagati y'amacumu ngira ngo nururimi nago abanyamurenge bavutse batangiye ibibazo kera uva bakigera hariya bagira ibibazo cyane bamaze imyaka irenga 100 bari mu bibazo bibatera instabilité mbese ntibabe stable birabarenga guhagurukirwa n'igihugu cyose amoko menshi abarenze mutagira umuntu barwanaho ntekereza ko kiri muri bimwe kiri mu mpamvu zituma bibagirwa ibintu bimwe na bimwe benda byari ngombwa nabyo kubera ibibazo byinshi banyuzemo bagira ngo birarangiye hakaza ibindi gutyo kugeza uyu munsi tuvuga usanga ibintu bimwe na bimwe bisa n'ibyibagiranye kandi nabyo byari ngombwa ariko nyine bagahera kuri priority mu by'ukuri sintekereza ko ari ukundi kutaha agaciro amaraso y'intwari zabo barabizi cyane kandi barabizirikana ariko nuko batwawe n'ibibazo kandi biba byinshi ariko baragerageje urabona bibuka abanyagatumba bakorewe jenoside kubera ko basa nkaho bafite privilege cyangwa se bafite uburyo basa n'abaruta abandi niko navuga kuko bishwe bari mu maboko ya UN ari impunzi ni ibintu bidakunze kubaho umuntu wagiye mu muryango w'abibumbye naho ngo bahamusangire bahamwicire kandi bamwice bene kuriya ibintu by'agashinyaguro kugira ngo byumvikane cyane abanyamurenge barabibuka buri gihe itariki 13 z'ukwa munani iyo zigeze bibuka jenoside yakorewe abanyamurenge hariya mu Gatumba ibyo baragerageje byo bihoraho ariko sigaye mbona iyo bibaye bibuka n'abantu n'abasirikare n'abasivile bishwe 98 nabo barabibuka akenshi maze kwibona bibaye nk'imyaka ingahe iyo bibutse abanyagatumba bibuka n'abariya ariko nyine ntibarashiraho umunsi uri special kuri abo bantu b'intwari bazize kwitangira ubwoko bw'abanyamurenge baburenganura mu kaga ariko byose ibintu byose bihera kuri rimwe cyangwa se bigahera ku busa bikagenda byiyubaka nabonye basigaye bibuka n'abanyabibogobogo muri iyi myaka nk'ibiri bishwe 96 no kuvuga ngo n'uyu munsi ushobora kuzatinda nawe ukajyaho uri kwibuka zino ntwari zaguye mu ntambara yo kwitanga baharanira kumara akarengane gakorerwa umunyamurenge tekereza ko ari iyo mpamvu ariko ikiribuza cyane ni ibibazo barimo nk'ubu tuvuga urabizi nawe bari mu bwicanyi bakorerwa bugiye kumara imyaka nako bwamaze imyaka 5 buzayuza muri ukwezi kwa 4 urumva ubwoko bungana kuriya ngo buhangane n'amoko angana kuriya kandi asa nari mafashwa n'igisirikare ni ibibazo bibarenze ubanza ari yo mpamvu ibintu bimwe na bimwe bigenda byibagirana ariko ntekereza ko bishobora kuzageraho bibuka bagashiraho uriya munsi wo kwibuka intwari z'abanyamurenge uko niko mbitekereza ariko nundi yagira icyo gitekerezo icyo ni gitekerezo cyanje akanyuma twagize intwari zo mu bihe bitandukanye twagize abarwanishije amacumu tugira abagiriye tugira n'abasirikare abo bose ndakeka baragerageje kurinda umutekano w'ubwoko kuri none yewe dufite na twirwaneho irimo irarwanirira abaturage ese amahoro ko tubizi n'ubundi amahoro ava mu maraso y'abantu baba baramenye buriya ayacu ndakeka yarahagije ese buriya hari ukuntu mubona wenda amahoro twaba turi hafi kuyageraho cyangwa bizaba iby'abanyamurenge bya burundu niko nabaza wenda sinzi niba cumvikana urakoze ntabwo ndi umuhanuzi ngo nzi biri imbere ariko mfite uko mbibona by'ukuri kurikije uko nagiye numva ababyeyi bacu batubwira ko Imana yaduhaye kiriya gihugu ariko ntiyakiduhaye twenyine kuko bari abanyamoko babyumva nabi ndabizi iyo bumvishe tuvuze ngo twahawe igihugu
babyenterpreta nabi ngo yakigize icyacu gusa irakibambura, bo ntabwo ariko bimeze. Imana yadushize hariya nk'igihugu cyacu, niyo yahaduhaye kandi haduhana n'abandi baturanyi ngo tuzabane nabo, nubwo bamwe muri bo batabishaka, bashaka kuhasigarana bakatwirukana. Shingiye no kuri icyo ngicyo, njyewe ntekereza ko amahoro azaboneka. Mu by'ukuri aho twavuye niho kure cyane kuruta aho turi ubu ngubu. Byagezaho icyizere kiyoyoka neza, tumaze kuvuga ngo abantu barirukanwe birarangiye. Mu by'ukuri ni ibintu bitangaje kubona abanyamurenge bamaze imyaka 5 birwanaho mu mbaraga nkeya cyane, bagahangana n'ibintu bikomeye cyane, ariko bikananirwa kuba sensura ngo bibakuri wabo. Niyo mpamvu njyewe mfite icyizere kiri hejuru cyane kivuga ko amahoro azaboneka. Ibi ngibi by'amateka kandi kuko n'ibindi byinshi byabaye amateka, hari ibintu bifatika. Ntabwo icyizere cyane ari cya kindi abanyarwanda bavuze kiraza amasinde gishingira ku busa, ntabwo ari byo. Kwirwanaho bitangira hariya byari bifite akajagari cyane, turabizi, twarabikurikiranye bigitangira, ariko aho byageze ahangaha byagize umurongo ukomeye. Haje abasirikare bakamiritse ibintu by'intambara, abakoloneli makanika, abakoloneli sematama n'abakoloneli mitabo nabo baragiye. Abo bose ndabizi bafite inararibonye mu bijyanye no kwirwanaho. Ntabwo tugipfuye rwose, nawe guteye umwete ushigikire twirwaneho rwose, bizabyara umusaruro. Aho bigeze rwose ni ahantu heza cyane, ahubwo amahoro ari hafi, turi hafi yo koza imitwe y'intoki. By'ukuri kuremba siko gupfa niko bavuze. Kandi ndatekereza ko atakiri iminsi myinshi, iyo bamaze birwanaho niyo myinshi cyane, isigaye ni mike cyane, amahoro akaza, izuba rikarasa. Mugani wa wundi bavuze ngo nubwo ijoro ryaba rirerire gute ngo biratinda, ariko izuba rikarasa bugaca. Kandi nta mvura idahita. Niya Nowa yarahise kandi yaraguye iminsi 50. Rero rwose hari icyizere ko amahoro azaba, igihugu kikongera gaturwa, n'inka zikororwa ziruta izo batunyaze n'ibindi byinshi rwose. Njyewe ndaganira n'abasaza muri Murere n'abari harasigaye nk'izi zasigaye ubu ndagira ngo, ariko barongeye barorora inka zo ni ibironkwa, kujya bavuze ngo ibintu ni ibironkwa. Iyo hasigaye zicyororo gusa, abanyamurenge n'aborozi babigize umwuga bagira n'umugisha wo korora inka, zongera zize, amahoro abe, bino by'amateka nk'ayandi. Murakoze. Murakoze cyane Maître ku mateka udusangije. Reka tugushimire ku mwanya wawe waduhaye, wakoze cyane. Sawa, murakoze cyane. Mu by'ukuri naje ndabashimiye cyane kuba mwangira iki cyizere, mukifuza ko twasangirira amateka n'abandi benshi badukurikiye, kandi mbabwira ko ntazabatenguha. Igihe cyose nzaba mfite umwanya, nzaba mbishoboye rwose, nzabitaba. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Yego, reka dushimire n'abadukurikiye, tubasaba kuzajya mukomeza mudushigikira, mutwungura ibitekerezo n'inama zanyu, birakenewe cyane. Tubifuriza amahoro ya Nyagasani. Ciao.